mu mariba ya Bukunzi. Ahari amariba ya Bukunzi niho hari amavubiro y'umwami Ndagano. Ndagano ni umwami w'Ubukunzi wabaye ahangaha igihe kirekire. Hanyuma ni n'agace k'abavubyi, niwe mwami wayoboye ahangaha. Hanyuma ni nacyo gihe cyo kuvuba. Turi kumwe n'umusaza uza kudufasha, ndetse hano duhaba n'itsinda ry'abavubyi, nabwo turaza kugira umwanya wo kuganira nabo kugira ngo badusobanurire ibyimbitse ku mateka y'ahangaha mu Bukunzi. Ni umurage rero nanone dukomeyeho, ni umurage igihugu gikomeyeho kubera ko hari icyo wamariraga igihugu. Uyu mugabo yitwa Bruno de l'Est, ni umuturage w'ahangaha. Bruno de l'Est. Hari bizina arabibwira, hanyuma arahibereye wa mugani, ibindi araza kubivuga. Gusa ni umwe mu bagize inteko y'abavubyi, si n'umwe gusa mu bagize inteko y'abavubyi, ahubwo niwe perezida w'inteko y'abavubyi hano mu Bukunzi. Ubwo rero nawe afite byinshi yakunganira umusaza Nyandwi kubera ko yaba murumuna we mu migenzo w'ubuvubyi ahangaha mu Bukunzi. Murakoze. Murakoze nk'uko mukuru wanjye umusaza yabivugaga, hano muteraniye ni ku mariba ya Bukunzi. Mariba ya Bukunzi ubundi nubwo mubona aya mazi Amerika aha n'aha haruguru. Ahangaha mu mariba ya Bukunzi mu mateka hari ikizenga cy'amazi gikikijwe n'ibitoki byitwa bya bitoki bigufiye byitwa ibingurubi. Bikaba byari bikikije ahangaha, hagati harimo amazi, akaba ariho umwamikazi Nyirandakunze yazaga kogera, hanyuma abaja be bakamukikiza. Ariko na Ndagano rimwe na rimwe nawe yazaga kuhogera. Akaba ariho rero bita amariba ya Bukunzi. Hakaba haraberaga n'imihango itandukanye yo kuvuba imvura. Ariko ubwo kuvuba imvura nta kindi ntago ari ibintu bidasanzwe, ahubwo nuko umwami wa mbere wayoboye Bukunzi nyine ari we Kija wa mbere yari yageze hano aturutse Ibwindi muri Kongo. Ariko aza afite ubumenyi bwo kureba ibicu, akabona ko byatangiye kuremera. Yamara kubona ibicu byatangiye kuremera, akohereza intumwa ibwami, akababwira ko imvura iri hafi kugwa, ko babwira abaturage bagasohora amasuka bakajya guhinga. Ndetse akenshi izo ntumwa zageragayo imvura igahita itangira no kugwa. Aka rero kari agace ka Bukunzi gafitanye umubano mwiza n'ibwami, ku buryo niyo intumwa ze zagarukanaga inka yitwaga Mugubwamvura. Kakaba ari akami kakaba ari akarere abami bakunze cyane, ku buryo ariko kasigaye kigenga kugeza igihe nyine kasenyukiraga, gasenywe n'abakoloni bari bafatanyije n'umutware w'impara witwaga Rwagataraka. Urebye muri makeya niyo mateka. Ahangaha rero ku mariba ya Bukunzi twarabashimiye ko mwatuzaniye icyapa cyo kugira ngo amateka ya hano atazibagirana. Ariko muri makeya ubuvubyi nuko bwari bumeze, uko abami bacu rero bagiye bakurikirana kugeza kuri Ndagano, ari nawe mwami wa nyuma. Bose bari abavubyi, ariko ntago bavubaga imvura gusa, bari n'abavuzi, bavuraga imyaka, indwara z'imyaka, bakirukana udusimba, ndetse bakavura n'amatungo kugira ngo amatungo amererwe neza. Ayo niyo mateka muri makeya ya hano. Ubundi tugiye ku nteko y'abavubyi rero, nyuma y'uko basokuruza bacu nyine bagiye batabaruka, uwo muco mwiza twashatse kuwusigarana, kuko kimwe mu byo mwumvise harimo gufatanya n'abayobozi b'igihugu gushaka ibisubizo by'ibibazo byabaga bihari. Icyo bita inteko y'abavubyi rero ni abantu b'inararibonye bo muri uyu murenge wacu wa Nkungu, abenshi bagize
n'uruhare mu buzima bwabo bwa buri munsi, akaba ari abantu bunganira ubuyobozi bw'umurenge mu gushaka ibisubizo ku bibazo by'ingutu byabonetse. Niyo bita inteko y'abavubyi. Hakaba harimo ari abajyanama, harimo abadamu, harimo urubyiruko, harimo abaganga, harimo ingeri nyinshi. Akamaro kayo rero cya mbere ni ukunganira gitifu mu gukemura ibibazo bikomeye byaje by'iki gihe, bagashaka ibisubizo. Ubwo icyo duhuriraho n'abo bavubyi ba kera ni ugushaka ibisubizo. Imvura habonetse iteganyagihe. Habonetse iteganyagihe, uburyo ntabwo ikibazo cy'imvura kugira ngo izagwe bigisaba ubufindo. Nimba nena numvise neza, twavuga ko hano mu murenge wa Nkungu mufite umwihariko w'urwego rwihariye rurenze yenda zo twabona ahandi mu bujyanama, mwunganira inama njyanama y'umurenge, tujya twumva yenda nk'abajyanama b'ubuzima mu bice runaka, ariko mwebwe ndabyita mukize mu mvugo agakoryo mu rwego rw'imiyoborere mu murenge wa Nkungu, dusobanurire neza. Mu rwego rw'imiyoborere ibyo twabyita nk'umwihariko, ni umwihariko w'umurenge wacu kandi ni umwihariko mwiza, kubera ko nka buriya iyo nka gitifu asimburanye n'undi, gitifu mushyashya uje aba akeneye kumenya umurenge ajemo uko umeze, uko uhagaze, ibyiza bihari, opportunité, ibibazo birimo. Biba bisaba rero ko aza agira abantu asanga bashobora kumuha ayo makuru. Muri nteko y'abantu bangahe? Tugeze ku bantu 15. Batoranywa hashingiwe ntago batoranywa ntago batoranywa, ahubwo bajyaho kubera ubunararibonye bafite mu buzima bw'umurenge. Bakomoka muri bisekuru ahari? Oya, ntago bakomoka muri bisekuru. Twese turi abavubyi, tuvuka ku bavubyi nyine kuri abo basokuruza bacu. Ubwo ni ukuvuga ngo twese turi abavubyi. Ariko niba atari ibanga ndagira ngo tubwire ibisekuru byawe, tubwire nta nubwo watubwire uko witwa. Bari bamvuze bavuze ngo ntabwo twakumvise neza uko witwa, hanyuma tubwire undi naka wa kanaka kumve ko bigenda bwikubita kwandagana. Okay, murakoze. Nitwa Bruno Direste wa Gasigwa ka Semuvugo wa Ruvuna, n'abandi bakurikiraho singera kure, ariko ukurikiranye ukagera kure ugera no kuri abo basokuruza bacu. Izina ryawe turi mu Kinyarwanda twakumva risa nkaho ridasanzwe, l'étranger. Iri zina ariko kitamenyerewe, ufite n'ahandi hantu wagiye hari guhaha? Oya, ni izina risanzwe. Izina ry'ibinyarwanda mbega risanzwe Yohani. Niko papa yanyise. Ubwo we yari afite filozofi yiwe yo kugita gutyo, sinabyinjiramo cyane. Narindi. Noneho tugendeye ku mateka y'aha ngaha, abenshi bagiye bahamenya kubera kinamico y'icyanzu cy'Imana. Hano bituma haba ikirangirire. Mugiranyije n'ayo mateka ya hano n'uburyo hano hari abantu b'abavubyi badebaga mu cyoko cy'u Rwanda bakamenya uburyo imvura ishobora kugwa cyangwa se ikaba nke, ndagira ngo tubwire hano hantu muhabona mute, numva hakabaye hameze hate? Hano ni ahantu heza, hari climat tempéré, ni ahantu ni ingere y'imberabyombi. Ni imberabyombi, harera cyane. Aba baturage mubona hano ni abakozi. Kuba muri kubabona nuko bumvise ko dufite abashyitsi baza kubakira, ariko ubundi iyo nta bashyitsi bahari bose baba bari mu mirima hepfo, bahinga imboga, bahinga ibishyimbo, bahinga ibigori, ibintu byose hano birahera. N'urutoki rwiza, ku buryo ibi byera hano byose nibyo bigemura umujyi wa Kamembe, ndetse rimwe na rimwe bikanambuka bikajya Bukavu. Hari ibimanuka hano bikajya Uvira, hari ibyambuka Bukavu. Bega aka gace ni ikigega cy'akarere ku bijyanye n'imboga n'imbuto ndetse n'ibindi bihingwa. Ushushanyiriza aka gace na uyu muhanda wenda waba ufite ahandi hantu bahuza wenda cy'Ubururu cyangwa se imirenge, ese ibikorwa remezo bya hano bimeze bite? Nta ahantu hashobora kuboneka yenda paruwasi, hari amashuri, tubwire ibyo bimeze by'iterambere risanzwe ry'ubukungu bw'agace. Mu iterambere rusange hano muri aka gace ka Bukunzi dufite paruwasi ya Bukunzi hano hepfo, tukagira
akagari na centre de santé ya Nkungu, hepfo yaho tukagira na groupe scolaire ya Nkungu n'iyi gardienne ya hano, tukagira n'umuhanda. Gusa umuhanda woho nyine ni ukudukorera ubuvugizi ugakorwa kubera ko ntabwo umeze neza, namwe mwawumanutsemo. Ubwo buhahirane ntibukunda kubera ko ntabwo umuhanda ushobora kunyuramo imodoka ziza ngo zishobore gutwara abaturage, zitware n'imisaruro yabo, kubera ko umuhanda ntabwo ukoze neza. Mu gihe cy'imvura uranyerera, ntabwo umeze neza. Umuntu ari hano agashaka kujya nko ku karere ka Rusizi, ni urugendo rumeze rute? N'urugendo uvuye hano ujya ku karere ka Rusizi ni urugendo rurerure, rufata isaha imwe n'iminota 30 kuri moto, ndetse kuvayo kugera hano ni ibihumbi, bigeze ku bihumbi 7, kugenda no kugaruka ni ibihumbi 14, kubera nyine ikibazo cy'umuhanda. Urumva nicyo kibazo gikomeye cyane dufite cyo guhahirana n'ahandi. Ariko ubundi umuhanda wo huva hano ukagenda ukamanuka ukagera i Nyakabuye, ugafatana n'uwo kuri Simerwa, ugahita ugenda ukagera muri site ku mipaka ya DRC ndetse n'u Burundi. Kuri site rero kuri ayo mariba ubundi reka tuhagaruke. Niho hatuzanye cyane cy'imihanda, wenda turere navyo turere akarere kazabireba cyangwa na leta y'u Rwanda irabyumva. Turebe hano kuri site nk'ahantu ndangamateka, ndangamurage. Iyo mwitegereje uburyo hameze, dore n'iririba umuntu aribona, hano mwarahafukuye n'ibyo, hariya mwarahabungabunze, yagoze mubona bihagije ku buryo wenda nk'abantu baza kureba ku iriba rya Bukunzi bajya baza bagasanga hameze hatya. Hameze hatya, abana bari kuhakinira agapira, abandi bari kwikinira biye, numva hagenda hati mwebwe nk'abantu bakomoka kuri abo bavubyi bakuru. Ubundi nk'ahantu nyine haturanye na parike nationale h'ubukerarugendo, hagombye kuba hubatswe neza, iri tiyo rikubakirwa, hanyuma hakaba na monima igaragaza nyine amariba ya Bukunzi, ndetse byaba na byiza hakaboneka n'umuntu usobanukiwe aya mateka, kugira ngo abantu nk'uko muba mwadusuye ayasobanure neza, ndetse n'abakerarugendo badusura nabo bajye bashobora kugira hano bahasure. Ariko turakeka ko muri gahunda y'akarere kacu kubaka iyo monima birimo, yenda ubutaha nimugaruka muzasanga icyo kibazo cyarakemutse. Ariko ubundi ayo mariba mwavuga ngo hari hano, ubundi yabaga hari n'inkuru badusanganije bavuga ngo hano ngo haruhamyemo umuzungu cyara mu misi. Ubundi ndagira ngo iyo nkuru yitubarire nayo yitubwiye. Amariba yarimo hano ari menshi. Hano harimo amazi menshi, harimo ikizenga kinini cy'amazi. Hano haruguru murabona ko hazitiye, buriya nuko hatangiye kumuka, ariko ubundi harimo igishanga, sibyo ra? Niko byari bimeze. Noneho hari hakikijwe n'ibitoki by'ibingurube. Urabona ikingurube ni igitoki kiba kigufi cyane kikamera nk'igikoze urugo hano. Noneho ayo mazi rero niyo bita mariba ya Bukunzi. Ayo mazi yari arimo hano niyo bita mu mariba ya Bukunzi, sibyo muze? Hari amariba menshi. Hoya iriba byari iriba rimwe, ariko bakavuga ngo ni mu mariba. Mu mariba ya Bukunzi. Nukuvuga ngo buriya amazi yari ikizenga, abacucumuka munsi anyura mu donc amasoko menshi acucumuka. Niwe mpamvu bahitaga mu mariba ya Bukunzi.